tuzi ko iyi ndwara nta rukingo nta n'umuti ifite byemezwa na OMS kandi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazitanze. Abantu bagiye kuzikingirwa cyangwa kuziterwa bafite icyizere kingana iki ko cyangwa se nta mpungenge bafite urebye uko bimeze? Yego nibyo koko izo mpungenge ntabwo zabura kuko ni urukingo wenda twavuga ko rutaramara igihe kinini kuko abantu benshi baba bibaza bati se nk'izi ngingo ziba zisha aka kanya kandi zitari zisanzwe kuki batazitanze mbere abantu bikingire. Izo mpungenge ntizabura ariko nanone abafite izo mpungenge bakwiye gutekereza nanone ko iyi ndwara imaze iminsi nahoze nkurikirana amakuru mbona izo ngingo zaratangiye gukorwaho cyangwa se gukorwaho ubushakashatsi kuva mu myaka yashize kuko by'umwihariko nk'ibihugu by'Uburayi na Amerika nibyo biteye imbere cyane muri ibi ngibi byo gukora inkingo. Izo zo zaturutse muri Amerika nta byinshi nazivugaho ariko nahoze nk'ubushakashatsi bwanjye bwihariye nkabona ko by'umwihariko mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo mu Burayi duhereye nko mu Budage hari uruganda rwitwa BioNTech urunguru rurazwi cyane gukora inkingo. Uru ruganda rero narwo ruri mu nganda zimwe za developye formule ya mRNA. Nemo ndakubaza nti bigiye kongera icyizere kingana iki kuba hagiye kuboneka undi muti wa kabiri? Yango ibyatangajwe na Dr. Sabin Nsanzimana ni biza bishimangira ibyo yatangaje mbere, nabwo yavuze ko nyine bafite imiti iri kugenda ifasha abarwayi kuba nyine bakwirwanaho ndetse muri wabo ukabasha kwihagararaho. Wenda icyo mbonye nk'inkuru nshyashya muri iyi miti batangaje hari umuti wa kabiri ugamije kongera ubwirinzi bw'umubiri. Uyu muti ngo wabonetse ku munsi w'ejo ku gatandatu ngira ngo uyu muti wazanywe n'izi nkingo niba ntibeshye. Nahoze mvuga ngo hari abantu bitwa aba anti-vaccine kwa campaign. Ni abantu bundi bo muri bo baba bagamije kurwanya ibintu by'inkingo. Babaho no mu Rwanda bagiye baba bahari ariko sinatungutse cy'umuntu cyangwa undi ariko uzasanga abantu baba bari bafite imyumvire itangaje akenshi ishingiye ku myemerere y'amadini. Abantu basengera amadini y'Abadiventiste banyuze neza ntabwo bakura amataka ariko akenshi usanga ibintu bo batabyumva. Abo bantu nta shingiro bafite. Abantu bari muri anti-vaccine campaign ni ibintu bidafite ishingiro. Ikaze kurukurikira ibiganiro bya PN4 Africa, nzi ko umeze neza cyane kandi niba utameze neza biraza kugenda neza. Ndi Jean de Dieu Tumukunde nkuko usanzwe ubimenyereye hano kuri PN4 Africa, bari kumwe na Placide Ngirinshuti mugenzi wanjye w'umunyamakuru. Tuba turi kurushaho kugira tuganire bimwe bitandukanye babiri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi mu makuru akomeye. Turi kuvuga ku ndwara ya Marburg muri iyi minsi mu buryo bwihariye, hakaba hamaze kuboneka updates. Kugeza ubu ngubu u Rwanda rugiye gutangira gutanga inkingo zigiye gutangwa kuri iki cyumweru nkuko Minisiteri y'Ubuzima yamaze kubitangaza. Hari n'andi makuru agiye atandukanye. Ndagira ngo mpe ikaze Placide Ngirinshuti maze agire byinshi atubwira bitandukanye. Ese Placide, uru rukingo rugiye gutangwa koko nkuko nabibonye cyangwa ni amakuru atariyo? Nibyo mbere kugira nyiri icyo mvuga kuri icyo reka mbanze ngushimire cyane ari nako kandi nshimira n'abadukurikiye hirya no hino, abari mu Rwanda, abari hakurya y'u Rwanda n'abari hirya no hino bose mu Kinyarwanda bose ndabashimiye kuba bakomeje kutwereka urukundo ndetse kandi no kuba batwira ko turi kumwe gatanu kuri gatanu muri amakuru tugenda tukagezaho umunsi ku munsi. Ubwo rero icyo waruvuze cyo nicyo wera uyu munsi kuri iki cyumweru mu Rwanda haratangira gahunda yo gutanga inkingo ku bantu bamwe na bamwe. Ni inkingo zigamije gukingira nyine abari ku rwego navuga ko rwa mbere bugarijwe cyane no kwandura iki cyorezo nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima na Minisitiri w'Ubuzima ubwe Dr. Sabin Nsanzimana mu kiganiro yegeranye n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yavuze ko uyu munsi aribwo inkingo za Marburg, za virusi ya Marburg zitangira gutangwa, by'umwihariko zigahabwa abari mu nzego zo kwa muganga cyane cyane abakora muri urgence cyangwa se muri emergency, cyane cyane ko ariho hantu hugarijwe n'ubu bwandu. Ubu rero
nyuma y'uko batangaje amakuru abantu batangiye kwibaza byinshi bateze izi nkingo ziturutse bigenze bite ko bagiye gutangira gukingira abantu. Icyo twabwiye cyo ko izi nkingo zageze mu Rwanda mu ijoro ryakeye, ni ukuvuga ngo zageze mu Rwanda ejo bundi ku gatandatu. Ziturutse hehe? Ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba rero zije gukingira nyine abo bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, kuko ni ikintu cyiza ku ruhande rw'aba bantu nyine bari kuvura abandi, kuko birababaje cyane kubona abaganga bagakwiye kuba bari gufasha abarwayi nabo bari kugenda barwara indwara nk'iyi ngiyi kandi ikanabyica. Ku rundi ruhande ni inkuru nziza, kuko niba umuganga akingiwe biratanga icyizere ko n'ejo azongera akabaho agafasha nyine abarwayi. Ngira ngo rero kuba izo ngingo zigiye gutangira gutangwa hano mu Rwanda ni inkuru nshyashya, ni inkuru yamenyekanye mu kiganiro n'abanyamakuru Dr Sabin Nsanzimana yahaye abanyamakuru. Ni ingingo zigiye gutangira gutangwa uyu munsi ku iki cyumweru, zigahabwa abo bantu bari mu nzego z'ubuzima kwa muganga, by'umwihariko abakora muri serivisi z'indembe aho twita muri urgence cyangwa se muri emergency. Yego, ni inkingo zigiye gutangwa mu gihe tuzi ko iyi ndwara nta rukingo nta n'umuti ifite, byemezwa na OMS kandi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazitanze. Abantu bagiye kuzikingirwa cyangwa se kuziterwa bafite icyizere kingana iki ko cyangwa se nta mpungenge bafite urebye uko bimeze? Yego, nibyo koko izo mpungenge ntabwo zabura, kuko ni urukingo wenda twavuga ko rutaramara igihe kinini, kuko abantu benshi baba bibaza bati se nk'izi ngingo ziba zishe aka kanya kandi zitari zisanzwe kuki batazitanze mbere ngo abantu bikingire? Izo mpungenge ntizabura, ariko nanone abafite izo mpungenge bakwiye gutekereza nanone ko iyi ndwara imaze iminsi. Nahoze nkurikirana amakuru mbona izo ngingo zaratangiye gukorwaho cyangwa se gukorwaho ubushakashatsi kuva mu myaka yashize, kuko by'umwihariko nk'ibihugu by'Uburayi na Amerika nibyo biteye imbere cyane muri ibi ngibi byo gukora inkingo. Izo zo zaturutse muri Amerika nta byinshi nazivugaho, ariko nahoze nkora ubushakashatsi bwanjye bwihariye nkabona ko by'umwihariko mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo mu Burayi, duhereye nko mu Budage, hari uruganda rwitwa BioNTech. Uru nguru rurazwi cyane gukora inkingo. Uru ruganda rero narwo ruri mu nganda zimwe zadevelopye formule ya mRNA, iyi ngiyi yifashishijwe mu gukingira indwara nka za COVID. Za COVID. Yego, iyi mRNA system, iyi formule scientifique, abo bantu rero bo mu Budage bafite nyine uruganda rwitwa BioNTech, ni abahanga cyane. Nahoze nsoma mbona ko bashyize n'ishami ryabo cyangwa se bafunguye ikigo cyabo ahitwa Marburg mu Budage mu mwaka ushize. Ni ishami rigomba kuzajya rikora inkingo zimwe na zimwe, ariko ntabwo nigeze mbasha gucukumbura ubwoko bw'inkingo batangiye gukora aho ngaho i Marburg, ariko ntabihuje nyine n'iki cyorezo gihari. Reka ko iyi BioNTech ibyo yakora byose nyine ntiyabura gukora urukingo rwa Marburg, cyane cyane ko nyine n'aha ngaha bashinze uruganda narwo ruzajya rukora nyine vaccine zigamije kurinda amavirusi nk'aya ngaya. Aya mavirusi ari mu bwoko bumwe na za Ebola na za Marburg nyine muri rusange, kugira ngo babashe kuba bazikontorora. Ngira ngo rero ubuhanga cyangwa se ubumenyi bugenda buvumburwa umunsi ku munsi. Abafite impungenge z'uko izi nkingo zishobora kuba zagira ikibazo ntabwo baza kwiye kukigira, kuko n'ubundi ni urukingo rwari rumaze iminsi ruri muri trial, babyita trial cyangwa se mu igerageza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rimaze igihe ruri mu magerageza kugira ngo barebe ko urukingo rwatangira guhabwa abantu mu buryo bwemewe. Bavuga ko ibyakozwe na Leta y'u Rwanda kuba bagiye kuruha abantu ntabwo nkeka ko byaba ari uguhubuka, kuko niba bamaze igihe kinini WHO cyangwa se OMS iri gutanga izi nkingo mu buryo bwa trial, kuko banabikoze no mu gihugu cya Tanzania, ntabwo ari ibintu bitashya. Urumva babikoze mu bihugu nka Ghana, ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bagiye bahabwa izi nkingo. Kuba rero n'u Rwanda narwo rugiye guhabwa izi nkingo, ntabwo mbona ko ari ibintu abantu bagakwiye gutekerezaho byinshi, kuko niba ari urukingo rwatangiye gukorerwaho ubugenzuzi cyangwa se amagerageza kuva mu myaka 2 ishize, ntabwo ari ibintu wavuga ngo biteye impungenge cyane, kuko nk'iyo turebye nko muri Tanzania
izi nkingo zigerageza zaratanzwe mu bihugu nka za Ghana zaratanzwe, ubwo u Rwanda ntabwo navuga ngo nirwo ngo rwihariye ngo rutatangwamo izi nkingo, kuko niba hashize imyaka irenze 2 bari gukora trial cyangwa se bari gukora amagerageza y'izi nkingo mu bantu, reka ko inzego zishinzwe ubuzima cyane cyane ku rwego rw'isi nka OMS rwabashe kubona ko izi nkingo ntacyo zitwaye. Ahubwo icyo twakwibaza ni kangahe ku ijana ku muntu wakingiwe atakwandura virusi ya Marburg. Biramutse ari 99% byaba ari inkuru nziza none mutakwikingiza, ariko biramutse biri hasi, ibyo nabyo ntabwo ndabikora ubushakashatsi ngo menye ubwirinzi umubiri waba ufite mu gihe waba watewe urukingo, ariko biramutse biri hasi ya 50% ntabwo ntawareka kuvuga ko urukingo umuntu yarukritika avuga ngo ntacyo rwarumaze, ariko ruramutse ruri hejuru y'iyo mibare byaba ari inkuru nziza, kuko ahubwo rero umuntu utarwikingiza, kuko urebye ubukana bw'iyi virusi nibwo bubi cyane, reka ko n'inzego z'ubuzima zikwiye nyine gukomeza gukora ubwo bushakashatsi, abahanga muri siyanse bakatumenyera izo vaccine zishobora kuba zaduha umutekano ku kigero cyo hejuru, ku buryo ndamutse nikingije navuga ni ku kigero kingana na gutya ku ijana ntabwo narwara iyi virusi ya Marburg. Ngira ngo nibyo bikenewe, ntabwo duhera ahangaha nk'abanyamakuru ducarenjinga aba bahanga muri siyanse ko bakora ubushakashatsi bwinshi, niba koko n'iyi virusi yarateye baduhe izo vaccine zizewe ku kigero cyo hejuru, twikingire abaturage bacu bakingirwe, kugira ngo tubashe kuba twakwirinda icyorezo nk'iki ngiki kiriho gukomeza gutwara umubare munini w'abarwayi, kiriho gukomeza gutwara umubare munini w'abanyarwanda, kiriho gukomeza gutwara umubare munini w'abaturarwanda, kuko iyo habonetse virusi iyo habonetse vaccine ni uburyo bumwe bwo kwirinda icyorezo. Ariko nanone abanduye nabo ntabwo twabarenza amaso, ngira ngo wenda uri kuza kukimbaza, ariko nuko inyuma yo gutanga inkingo hari n'indi nkuru nziza ivuga ko urwego rw'ubuzima mu Rwanda hari imiti yihariye rwabashije kuba rwakwakira igamije guhashya iyi ndwara cyangwa se gufasha abanduye iyi ndwara kuvura ibimenyetso ndetse n'iyo virusi ikaba yasohoka mu mubiri. Naho urukingo rwo kuba rwabonetse rukaba rugiye guhabwa abantu bamwe na bamwe, ni inkuru nziza. Ngewe nk'umuntu wemera siyanse nemera ko iyo urukingo rwabonetse biba ari inkuru nziza ku bijyanye no kurwanya icyorezo nk'iki ngiki kiba cyaje kandi gifite uburyo cyandura abantu bacyandura mu buryo bwihuse, ndetse kandi kikaba cyica n'abantu mu buryo bwihuse. Kuba rero urukingo rwabonetse ni inkuru nziza, ntabwo nemeranya n'abakwirakwiza ibihuha. Hari abantu bundi twita anti-campaign vaccine cyangwa se anti-vaccination campaign. Abangaba ni abantu baba bari aho ngaho bagamije kurwanya inkingo. No muri covid byabayeho, abantu bakora amatsinda yihariye barwanya inkingo, reka sinakubwira barazirwanya, ariko babonye ko hari icyo zatanze. Ubwo rero abarwanya inkingo njye simbyemera, njye nemera ko urukingo ntacyo rutwaye mu gihe rwabashije gutanga icyizere n'umutekano ku ubwo bwandu. Aho kugira ngo wandure upfe, wakwirinda mbere ugafata urukingo ukaba wabasha kwirinda iyo virusi, cyane cyane ko byagaragaye ko iyi virusi ifite ubukana bukomeye. Ni virusi yinjira mu mubiri w'umuntu ikaba yamuhungabanya mu gihe gito, mu gihe cy'iminsi 3 ukaba wamaze kuremba cyangwa se wamaze gucika intege bikomeye ku buryo no gupfa wapfa. Yego, Dr. Sabin Nsanzimana akaba na Minisitiri w'Ubuzima muri Minisiteri y'Ubuzima nyine y'u Rwanda, yamaze kuvuga ko ubu ngubu hari gukoreshwa imiti 2 mu guhangana n'iyi ndwara. Harimo umuti wa mbere ukoreshwa mu guca intege virusi, n'umuti wa kabiri ukoreshwa mu kongera ubwirinzi bw'umubiri. Ubundi wa mugani nyuma y'aya makuru urumva n'umuti waje, uyu muti wa kabiri waje ejo kwa gatandatu, ubu tuvugana turi ku cyumweru, kwa gatandatu nibwo waje. Nuvuga ngo abantu bakwiriye kumenya ko twari dusanzwe turi gukoresha umuti umwe uca intege virusi, ubu ngubu hakaba hagiye kuzaho undi ukoreshwa wo kugira wo kongera ubwirinzi. Byaba bigiye kuba byazamura uburyo bw'abantu nyine bakira, kuko twari turabona ko imibare y'abantu bakize yari kiri 5 bonyine, hakaba hashize n'indi minsi nk'ibiri nta bandi bariyongeraho mu bakize. Bisa nkaho tushobora kugira icyizere wenda inshuro nk'ebyiri. Nayo ndakubaza nti bigiye kongera icyizere kingana iki kuba hagiye kuboneka undi muti wa kabiri?
kugira ngo ibyatangajwe na Dr Sabin Nsanzimana ni byiza bishimangira ibyo yatangaje mbere, nabwo yavuze ko nyine bafite imiti iri kugenda ifasha abarwayi kuba nyine bakwirwanaho ndetse muri wabo ukabasha kwihagararaho. Wenda icyo mbonye nk'inkuru nshyashya muri iyi miti batangaje, hari ubu muti wa kabiri ugamije kongera ubwirinzi bw'umubiri. Uyu muti wabonetse ku munsi w'ejo ku gatandatu, ngira ngo uyu muti wazanywe n'izi nkingo niba ntibeshye, ko izi nkingo nazo zaje ku wa gatandatu ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nsanzimana yawuvuzeho avuga ko ari indi miti bategereje izabafasha guhangana n'iki cyorezo, ariko kubyumva n'uwongera nyine sisiteme ya imunite y'umubiri, ukaba nyine umuntu wagira ubudahangarwa. Yego, nkeka ko biri mu cyiciro kimwe cy'izi vaccine cyangwa se cy'izi virusi, cy'izi vaccination zikingira kutandura virusi. Ahubwo icyo umuntu wenda yakwibaza ni uko ejo twahoze tuvuga tuti hari inkuru nziza y'uko hari abantu batangiye gukira bitewe n'umuti bari basanzwe bakoresha. Icyo ni cyiza, ariko kuba hiyongereyeho n'undi muti ugiye gufasha abantu ubudahangarwa bw'umubiri, ahubwo umuntu yakwibaza ati se ku kudahangarwa k'umubiri n'ubwirinzi no kurwanya virusi bazajya babiha iyi miti, bazajya bayiha umuntu warwaye cyangwa bazajya bayiha umuntu utararwara? Njye numva bimeze nka vaccine. Warabyumva ute bwana Jean de Dieu tumukunde? Ariko birumvikana ko ahubwo hari n'ikindi kintu nari mbonyemo, ibyo waruvuze ni ukuri. Ikindi kintu cyitwa ngo guca intege virusi buriya no kongera ubwirinzi mu mubiri, buriya ni ibintu bisa nkaho bitandukanye cyane kuko ntekereza ko ubwirinzi bw'umubiri ari bwo buca intege virusi. Njye nkeka ko iyo umuntu virusi yamaze kumugeramo, ikiba gisigaye ubwo ni ukwica intege kugira ngo isohoke mu mubiri. Naho kuvuga ngo ubudahangarwa, ukongera ubudahangarwa bw'umubiri, nkeka ko ubwo budahangarwa ahubwo bwashyirwamo imbaraga mbere ko virusi kwinjiramo. Kugira umubiri ntabwo wahangarwa ni Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ubudahangarwa ni ikintu kidahangarwa. Niba yaguhangaye already bivuze ngo ukeneye. Njye uko mbitekereza, ariko nyumva bwana Jean de Dieu. Ndakumva neza nta ribi. Njye ntekereza ko uwo muti wa mbere uca intege virusi ni nawo muti wenda wakoreshejwe muri aba ngaba bari kugenda bakira. N'uyu nguyu wenda waje wiyongeraho twakwita ko cyangwa se bubise aba ngaba bo muri Minisante bayobowe na Dr Sabin Nsanzimana, bavuga ko ari uburyo bwo gufasha umubiri kugira ubudahangarwa. Ubwo ni sisiteme nyine imuniteri y'umubiri. Reka ko ibyo byakoreshejwe ahubwo mbere y'uko umuntu yandura virusi, kuko virusi yamaze kugeramo nyine kiba gisigaye ngo n'ubuyo miti ituma virusi icika intege igasohoka mu mubiri. Erega buri ikibazo ushobora no gusanga n'uburiya n'ubwinshi bwawo cyangwa se nyine availability y'uwo muti bishobora kugorana ko abantu bose bawubona, bakabanza guhera ku bantu banduye wenda kuko bari priority. Ariko tutagiye gusobanura ibintu byinshi kuko twe tuba turi kuvuga gutyo, ariko wenda nkurikije nk'izo nyito babise iyo miti, birumvikana ko umuti wa mbere nyine basanzwe bakoresha watangiye no gutanga umusaruro kuko imibare igaragaza ko harimo abatangiye gukira. Hanyuma ubundi waje nicyo nandi kwibaza, nawe nari nkubashije ikibazo kugira ngo mfashe kubyumva neza, nuko numvise ko nawe wongera ubudahangarwa. So icyo numvise rero nuko ahubwo ushobora kongera imbaraga umubiri wawe kurwanya virusi. Niba iyo virusi yacitse intege, icyo ni kimwe, hakongerwamo undi muti aho gufasha kugira ngo niba virusi yacitse intege itivamo yirukanka no yo mu mubiri. Nuko mbitekereza. Ubwo rero kuba wenda ntabwo twagiye mu vocabulaire cyangwa se mu nyito z'amagambo uko babyise, ibyo ngibyo wenda twabigendera abahanga mu bijyanye n'imiti, abantu bakora muri za farumasi, abo ngabo babisobanura kurushaho. Ariko wenda tugarutse ku biri kuvugwa kwa muganga, nuko abantu bari mu nzego aho twita mu ndembe, mu ndembe nyine twita muri urgence cyangwa se muri emergency. Aha ngaha niho bugarijwe n'iki cyorezo, ni nabo nyine bagiye gutangiriza ingingo. Akaba ari nabo urebye mu makuru twabonye mu biganiro byacu biheruka,
wabonye ko mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal hari ahantu hitwa muri emergency muri urgence ahantu hari abaganga benshi barwaye. Bivuze ko wenda tuvuye naho ngaho muri za Roi Faisal kuko ariho virusi yabonetse bwa mbere, ukaba wareba no ku bindi bitaro no ku yandi mavuriro atandukanye, ushobora gusanga abantu bari muri urgence aribo bantu barembye, aribo bantu bari kwandura, aribo bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura. Akaniyo mpamvu nyine Minisiteri y'Ubuzima yavuze iti reka tubigenze dutangire tubakingire, kuko tubakingira n'iyi miti bakayifata biratuma dukomeza kubarinda ibyo byago byo kwandura, ndetse biradufasha gukomeza kwita ku barwayi baza batugana. Kuko ndakubwiza ukuri ni ibintu byumvikana mu gihe aba bantu bo kwa muganga batameze neza, mu gihe abantu bo kwa muganga badafite ubwirinzi bwihariye budasanzwe, ntabwo bafasha igihugu kurwanya iki cyorezo. Kuko nibo bantu ba mbere bakira abantu barwaye bari guturuka muri community. Niba se udafite umuntu kwakira kwa muganga, unawe urwaye, urumva byagenda bite? Ntirugere kwa muganga witupfa, numara gupfa wakabaye urengera ubuzima bwa benshi, ubwo basigaye bose bazapfa. Yego, ubwo rero kubanza kwita kuri abantu bari kwa muganga ni icyemezo nkeka ko ari cyiza, kandi rwose nabona nyishyikiye babanze bite ku baganga, abandi nabo baraza kuza nyuma yabo. Reka tugaruke noneho kuri updates zigendanye n'imibare ihari kuri uyu munsi ku itariki 5. Biragaragara ko nta muntu wigeze upfa, ikindi kandi nta n'uwakize, nta wiyongereye ku bakize, nta n'uwiyongereye ku bapfuye, ariko hari 5 byongereye ku banduye. Mu bipimo 433 byafashwe byiyongera ku byari bisanzwe bihari. Iyi mibare yisobanura gute? Bakoze cyane bwana Jean de Dieu, ntabwo nabashije kuba nabona iritangaza, ariko kuba ukimbajije icyo kibazo reka mbe ndikurishaka hano niguhereze kuri WhatsApp biroroshye. Oya, reka ndebe kuri X hando ya Minisiteri y'Ubuzima natanyibona, kugira ngo kuko urebye ibyo twavugaga ni bijyanye n'urukingo, ariko nabyo kuri iyo mibare wenda iheruka reka nayo tuyirebeho urebe icyo ivuze, kuko ejo twahoze tubisesengura turebe icyo bivuze. Ngira ngo itangazo riheruka rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga ku bijyanye n'imibare mishya nuko naribonye ryasohotse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10. Nuko urebye ku mibare ubona ko abantu banduye aribo biyongereye, ni 5 banduye ku munsi w'ejo. Yego, iyi ni inkuru mbi cyane, kuba ari 5 ari bashyashya bagaragaye, ntabwo ari ikintu twavuga ngo ni cyiza, ni kibi. Hanyuma ku bapfuye iyo ni inkuru nziza, nta wapfuye. Hanyuma bareba ku bari kuvurwa ari 29, niba abandi barembye. Iheruka ntabwo nibuka bari barembye, ariko ni 29 ubu ngubu tuvugana. Hanyuma abagize bo nta wakize, ibipimo byafashwe ni byinshi, iyo ni inkuru nziza ko barafashwe ibipimo birenga 400. Ni byiza kuko buriya iyo ugiye kuvura umuntu umuvura uzi icyo umuvura. Murankeka ko byatumye n'aba barwayi ba mbere bandura, byatewe nuko batari bazi icyo bari kubavura. Kuko ntabwo yanashidikanya ko baza kumenya ko barwaye mabaga, ntabwo bari kubegera ngo babavure. Okay, bari kubavura ariko ntabwo bari kubegera nk'uko biboneye. Ubwo ngo icyo bari kwirinda. Okay, ikita rusange cy'imibare uretse kunyuragiza, bari kwivura bakabavura bambaye kit ziba protectinga kuba bakwandura virusi, kuko buriya abaganga baba baranabyize mu mashuri bigamo cyangwa se mu mayitike yabo bagenga. Ugiye kuvura umuntu wanduye virusi nk'izi, hari ibikoresho wambara, ugiye ubona abantu bambaye ibintu by'ibishashi, ibintu by'ibigofero, ibintu by'amaga, ibingibi ni ibikoresho bambaye n'amakiti aba ari professional aba yabugenewe, ku buryo byambaye utapfa kwandura. Nyeka ko habaye uburangare ku bantu banduye iki cyorezo, kuko nyeka ko baza kuvumbura ko ari mabaga bari kugenda biproteje mu buryo bakavura umurwayi biteguye. Ariko kuba wenda bari bagiye gufasha umurwayi mu buryo bwo kumufasha nk'uwaza abagana arwaye malaria, nyeka ko rero habaye icyo nakwita nk'uburangare, bakaba nabo baranduye mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ariko niba bafashe ibipimo 433, ejo twavugaga ko ari 300 ari ibipimo 300 bafashe. Ibi ni ibintu byiza bigaragaza ko iyo hafashwe ibipimo byinshi, bigaragaza nyine ko babashe nyine no gukora
ubwo bushakashatsi muri za laboratoire bakamenya abanduye n'ibandi, ese uranduye ufite virusi ya Marburg bagutestinze positive cyangwa se negative, bakamenya uburyo bakuvura n'uburyo bagukurikirana. ngira ngo ejo rero twaze tuvugana umaze kubona Perezida Paul Kagame ahura na nuriya mubosi wa WHO uriya mugabo Tedros Adhanom Tedros director wa OMS w'umuryango w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. bahuye bamwita Tedros Adhanom n'indi ryitwa Ghebreyesus. Yitwa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ni izina ritangaje. Bahuriye Paris rero kuri sideline cyangwa se ni ku ruhande rw'inama yari yabahurije Paris, ariko baraganira ku giti cyabo ari babiri, baganira ku bigendanye n'icyo OMS ishobora gufasha leta y'u Rwanda kuba yahangana n'iyi COVID n'iyi Marburg. Ngira ngo sinzi niba ushaka ko tubijyaho cyane ko hari n'indi nkuru ihari. Icyo nagira ngo nacyo ntabwo twakirengagiza, twari turi kuvuga nyine kuri ibyo bikoresho bikoreshwa mu bantu bari kwa muganga bagiye kuvura umuntu urwaye. Ngira ngo Dr. Tedros yabonanye na Perezida Kagame mu gihe n'ubundi OMS yatangaje ko hari icyo ikorana n'u Rwanda kugira ngo barwanye icyorezo. Nabyo mu kiganiro abanyamakuru cyabaye ku iki cyumweru, hari n'umuyobozi wa OMS aho bari OMS mu Rwanda yavuze ko bari mu rugamba rumwe rwo kurwanya iki cyorezo hano mu Rwanda. Ariko tugarutse kuri uyu mubonano, kuri uyu muhuro wa Perezida Paul Kagame ndetse na Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, uko bwana Ghebreyesus nka Director General cyangwa se nk'umuyobozi mukuru wa WHO ariyo World Health Organization, baganiriye ku bijyanye n'imikoranire ndetse n'uburyo nyine bakomeza kurwanya icyorezo cya Marburg, virusi ya Marburg hano mu Rwanda. Amakuru mfite ni uko hari ibikoresho by'ubwirinzi ku bantu bari mu nzego z'ubuzima OMS yamaze guha abaganga b'u Rwanda. Ni ibikoresho byinshi birenga byoherejwe mu Rwanda mu cyumweru gishize, wari umuzigo rwose ufatika. Harimo ibyo bikoresho by'ubwirinzi, ayo maga, ibyo bigenda bambara n'ibindi bikoresho byose nkeka ko harimo n'inshinge zikoreshwa mu gupima n'ibindi byose nyine iyo tuvuze kits, ni ibikoresho byo kwa muganga ibyinshi OMS yahaye u Rwanda. Hanyuma rero hakeka ko n'izi ngingo zoherejwe kuri wa gatandatu zigiye gutangira gutangwa muri iki cyumweru, bishoboke ko harimo akaboko k'uyu mugabo bwana Ghebreyesus urayibonanye na Perezida kuba barabonanye n'uwo musaruro nkeka ko byatanze, kuko buriya iyo umuyobozi w'igihugu yahuye n'umuntu nk'uyu nguyu ukuriye urwego rw'ubuzima, baba bagomba gufata ingamba zigamije kurengera abanyagihugu muri rusange. Ubwo rero kuba Perezida bihuriranye n'uko yari ayabonanye na Ghebreyesus, hanyuma agacaho ijoro rimwe tukabyuka mu gitondo twumva ko hari ingingo zabonetse zigiye gutangira guhabwa abanyarwanda, reka ko nabyo biri mu bintu by'umusaruro mu byaturutse mu biganiro byahuje Perezida Kagame ndetse na Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uyobora OMS. Ngira ngo nicyo ngicyo navuga, bikaza wenda ari nanone n'ubundi bufasha bwagiye butangwa na OMS mu bijyanye n'ibyo bikoresho navuze, niba haje n'iyo miti, nkeka ko nyine ari intambwe nziza ya OMS, uruhare rwiza rwa OMS ndetse n'abandi bantu bari mu rwego rw'ubuzima bafasha igihugu iki cyacu cy'u Rwanda, bafasha ibihugu bibi byacu byo muri Afurika kugira ngo babashe kuba bafasha abaturage gukira ndetse no kugira ngo iki cyorezo kiranduke, kuko ibi byorezo nk'ibi ngibi bije mu bihugu byacu bya Afurika akenshi na kenshi usanga nyine imikorere yacu isubira inyuma, kuko iyo bamatangiye gufata mezire zimwe na zimwe zikakaye bisubiza inyuma ubukungu, bigasubiza inyuma umuturage. Ubwo rero kuba wenda izi ngamba z'abari mu rwego rw'ubuzima, abari kuri front line, abo twita abari ku ruhembe rw'urugamba rwo kurwanya ibyorezo nk'ibi, ni ikintu cyiza rwose twakwishimira ko ari ibintu biba bigenda bitanga icyizere. Nyirago turi kuvuga urukingo rugiye gutangwa, turi kuvuga imiti yabonetse. Ni byiza ko abakora ubushakashatsi mu rwego rwa siyanse
bakomeza akazi bagakora ubushakashatsi bakamenya icyo bafasha abaturage bacu. Tunasoza yego tunasoza turi kuvuga ku bijyanye n'urukingo. Iyi ni indwara yabonetse mu 1967 ariko ngo nta rukingo iragira. Kubera iki nta rukingo iragira? Kuki urukingo rubonetse ubu ngubu muri iyi myaka ya 2024? Oya, inkingo zirahari, ahubwo icyo nakubwiye cyo nuko nyene buri abahanga muri science hari igihe runaka bavuga ngo urukingo rugomba kubanza gukorerwaho trial cyangwa se igerageza. Araho bavuga ko hari inkingo zimwe na zimwe zishobora kuba zafata n'imyaka 20 bakigerageza, hari abavuga ko zishobora gufata imyaka 5, ariko ntabwo nzi standard neza y'igihe runaka, ariko icyo nicyo ibuka ingingo ziterwa abantu ziba zigomba gufata igihe runaka zikiri muri trial, zikiri mu magerageza. Ariko iyo bigeze mu bihe nk'ibi ngibi bidasanzwe, reka ko hari amategeko n'amabwiriza byihariye byemerera abahanga mu buzima gufata ibyemezo byihuse bidasabye ko bategereza icyo gihe cyose. Ni nk'uko kuri COVID-19 bishobora kuba byaragenze. Yego, kuba urukingo rwa Marburg rwarabonetse mu gihe gito gishize, nuko n'ubundi ari virus yari yongeye kugaruka kwigira nabi, kwica abantu, nyeka ko ari cyo gihe. Ariko ngiye ibyo nzi nuko twari kuvuga ko muri Tanzania mu mwaka ushize byarabaye, iyi virus yaragiye muri Tanzania yigira nabi, ariko twayo nahoze ndeba nkurikirana nyine mbona izi trial zatangiye mu myaka ishize bagerageza izi nkingo, ariko kugeza uyu munsi wa none ntabwo ndabasha kumenya neza niba izi trial umusaruro zatanze, ariko kugira byo wenda ibintu byoroshye kuko amakuru arahari, umuntu yanabishakisha akabasha kuba yanabimenya, kuko nkeka ko indwara nk'izi ngizi ziba zifite umwihariko utandukanye no kwavuga ngo birasaba nyine icyo gihe cyose cyo kugira ngo izo nkingo babanze bazigenzure cyangwa se bazigerageze. Naho wenda ikindi nibagiwe kuvuga nuko iyo tuvuze ngo urukingo, nahoze mvuga ngo hari abantu bitwa aba anti-vaccine kwa campaign. Ni abantu ubundi bo muri bo baba bagamije kurwanya ibintu by'inkingo. Babaho no mu Rwanda bagiye baba bahari, ariko sinazunguruka cy'umuntu cyangwa undi, ariko uzasanga abantu baba bari bafite imyumvire itangaje, akenshi ishingiye ku myemerere y'amadini. Abantu basengera amadini y'Abadiventiste banyuze neza ntabwo ari ukubakura amataka, ariko akenshi usanga ibintu bo batabyumva. Rimwe na rimwe uranyumva neza? Ndakumva neza nta kibazo. Rimwe na rimwe ugasanga abantu nk'aba ngaba nyine batumva iby'ingingo bagunganye nyine n'ubutegetsi, cyangwa se bakagungana n'abashinzwe gushyira mu bikorwa amategeko. Ubwo rero ibyo ngibyo ntabwo umuntu yabirenza amaso, ntabwo umuntu yabyirengagiza ko ibyo bikuze kubaho nabyo. Abantu bakavuga bati se izi virus izi vaccine, ubundi urukingo abahanga bavuga ko bagutera urukingo babanya mu mubiri wawe wongera ubudahangarwa bwo kwirwanaho mu gihe virusi yaba yageze mu mubiri. Bakavuga ko baguteramo ikimeze nk'iyo virusi mu mubiri, ku buryo iyo virusi nijyamo iturutse hanze igasanga umubiri wawe umenyereye ibyo ngibyo itaza kwinjira. Ubwo rero abashingira kuri ibyo ngibyo byo kurwanya amavakisi no kurwanya inkingo, abavuga ngo baguteyemo virusi, ngo urushinge bagutera rw'urukingo ngo ni virusi baba baguteyemo. Ese abo bantu nta shingiro bafite? Abantu bari muri anti-vaccine campaign ni ibintu bidafite ishingiro, ni ibintu udashobora kuba waha utagenekereza uvuga uti wenda bafite ishingiro runaka rituma bavuga bino. Yewe ntabwo ndi umuntu wo kurwanya inkingo, kuko ngewe nemera siyansi. Ariko abantu batemera siyansi nabo bafite uko babyumva, bafite n'uburenganzira bwabo. Ariko ngewe nk'umuntu wemera siyansi ntabwo mvuga ko abantu nk'abo ngabo bafite ishingiro. Gute se kandi siyansi bigendera kuri fagitire n'amavidanse, baba barakoze amademonstration muri za laboratoire, baba barakoze ubusesenguzi muri iyo miti yabo.
nkeka ko ntajya aho ngaho ngo namagane ibyakozwe n'umuscientifique mu gihe ngewe ndaho ngaho kenshi na kenshi n'abavuga ibyo usanga banashingiye no ku bintu by'amaconspiracy theory, ibintu bitafite umutwe n'ikibuno, ibintu bitafite epfo na ruguru. Akenshi rero ngewe nemera siyanse, nemera ko inkingo zifite icyo zimarira umubiri w'umuntu, kuko abahanga muri siyanse basobanura ko iyo wikingije umubiri wawe ufite ubwirinzi, umubiri wawe uba ufite uburyo bwo kuba wakwihagararaho mu gihe iyo virusi yaba ije ikakwegera. Placide, no umaze iminsi tubwira ko hari ukuntu Afurika isa nk'aho ifite abaturage benshi, kandi ibyo bintu bishobora kuba birakaza abo mu bihugu bikize bampatse ibihugu bo badafite n'abo bantu benshi, bakavuga ati reka tugerageze dukora uko dushoboye tubagabanyiriza urubyaro, bikanyura muri za family planning, bikanyura no mu bindi bitandukanye, aho bamwe none usanga bavuga bati babinyujije mu nkingo zitandukanye kugira ngo bace imbyaro. Ibyo bintu ko usa nkaho ugiye kwivuguruza kuri icyo gitekerezo uzanye? Ntabwo nivuguruje, ahubwo ibyo mvuga birashimangira ibyo navuze. Nubwo ibyo byose byabaho, ariko ntabwo wakwirengagiza ubuhanga buba bwarakozwe n'abascientifique. Ibi biba byarakozwe muri laboratoire za chimie, biba byarakozwe mu laboratoire ku rwego rwo hejuru. Ntabwo rero ngenda umuntu wo kujya kubihangara ngo mbihakane cyangwa se ngo mbikimange. Icyo ndi kuvuga ni uko umusaruro w'ibi ngibi uraboneka, kuko hari benshi bikingiye batigeze barwara ibyorezo, cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki kiba ari igihe gikomeye. Naho icyo wari uvuze cy'uko wenda n'abandi kusobanya amagambo cyangwa se ndi kwivuguruza ku byo navuze mbere, ni uko nabyo bishoboka ko hari uburyo abantu bakora business, cyane cyane nk'abahanga muri ibi ngibi. Mu bihugu byateye imbere hari amalaboratoire ashobora kuba yakiriyetinga virusi, ni uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ubundi wenda nsubiye inyuma gato bagusobanurira uko nabivugaga, izi virusi ubundi umuntu yakwibaza zituruka he? Turamutse tumenye ko zituruka mu bantu bazikoze bagamije ubucuruzi, aho ngaho niho najya ku ruhande rwo kunenga ko ibi byose ari business. Ariko twongeye tukagaruka tukabareba umuzi wa virusi aho uturuka, tugasanga ni natire yivumbagatanyije igasohora virusi, nta muntu wagize uruhare mu kuyikora. Aho ngaho wagaruka ku ruhande rw'uko abahanga bari kurwanya virusi bafite akazi gakomeye. Naho tugiye ku bakoze virusi bagamije ubucuruzi, byo ntabwo wahita ubyumva nyine ko ari ubucuruzi, ko umuntu yakoze virusi akayikava muri laboratoire runaka akayitera mu bantu baba bagomba kuzivuza bakonsoma iyo miti. Iyo miti ikagurwa, abantu bagomba kuzakonsoma izo vaccine nazo zikagurwa. Ibyo rero niho wari wenda nasubira inyuma kugira ngo ngusobanure neza, kuyibaze neza niba kuko iki cyorezo cyaturutse, niba cyaturutse muri laboratoire cyarakozwe n'abantu bagamije ubucuruzi, icyo cyo ntabwo cyaba ari cyo, byaba ari ibintu bibi cyane, byaba ari ibintu biteye agahinda gakomeye, kuko byaba bibabaje kubona umuntu wakoze virusi yarakoze proje ivuga iti nzakora virusi, abantu bamara kurwara bazaza agakora n'umuti uyivura, abantu bakagenda bivuze bahagurira imiti, akongera agakora na vaccine izatuma abantu bakingirwa. Urumva wakoze proje y'ubucuruzi ariko burimo amaraso, muri abo bantu barwaye bazapfa, harimo abazapfa, harimo abatazabona ubushobozi bwo kugura iyo miti, harimo abatazabona ubushobozi bwo gukora no kwitera izo nshinge za vaccine, kuko rimwe na rimwe n'izi vaccine ziba zinahenze. Nubwo igihugu kigira gitya kigashyiramo akaboko abantu bagakingirwa ku buntu, ariko ubundi urukingo ruba ruhenze ku rwego rwo hejuru. Ugiye kureba agaciro k'urukingo kaba kagura amadolari n'andi y'ubusa. Ubundi mu gihe ibihugu byacu bya Afurika byagakwiye, nahoze mbivuga ejo, byagakwiye gushora imari mu bikorwa byo kubaka inganda, mu bikorwa byo gufasha abanyagihugu gutera imbere mu bumenyi, bakubaka amashuri menshi, abantu bakamenya gusoma no kwandika, abantu bakamenya bakagira ubumenyi bwisumbuye. Igihugu kiba gikwiye kubaka ibikorwa remezo, izo gari ya moshi zikubakwa, ubucuruzi bukagenda neza, indege zikagurwa, za Rwanda bakagura indege nyinshi n'amakarigo, bakajya bohereza ibicuruzwa mu mahanga ndetse bakanabitumizayo. Ibyo ngibyo ni igihugu cyakwiye gushoramo imari. Ariko niba igihugu
igihugu gitangira gushora imari mu bijyanye no kugura inkingo urumva nyine haba hajemo igihombo ntabwo igihombo kuko ni ukurengera ubuzima bw'abaturage ariko wareba muri rusange niba virusi nk'ingi yarakozwe mu buryo bwa business abantu barakoze virusi muri ubwo buryo ari cyo bagamije ni ikintu kibi ni ikintu abantu bagakwiye kwamagana ariko nkongera ngaruka kavuga ni ntabwo turamenye neza icyorezo cyaturutse niyo mpamvu dusaba ko tubanza kwitonda tugategereza nakubwiye ko umwarimu mwiza ari igihe turi kumwe buriya igihe kizatubwira ese iyi virusi yaturutse ese iyi virusi yaturutse muri laboratoire n'umuntu wayikoze agamije ubwo bucuruzi uravugaga ariko icyo gihe gishobora kuzagera twaratesetse icyo gihe gishobora kuzagira twaratetsetse turamutse dutekereje igihe nyine dutegereje igihe kugira ngo twigishwe nacyo cyangwa se tumenye ukuri oya ntabwo nkeka ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo kuko uvuze ngo icyo gihe ngo cyazagera twaratetsetse wabikoraho iki ko ibi ngibi ari amabanga niba ari n'umuntu wakoze n'iyo virusi mu buryo bwa business ntabwo ari ibintu yahita ajya gushyira ahagaragara ni ibintu bisaba igihe ni ibintu bisaba kubanza abantu bakamenya aho iyo biva n'iyo bijya hanyuma nyuma y'igihe runaka tukazamenya inkomoko y'iyi virusi niba ari umuntu wayikoze agamije business mu magambo make navuga ko uwo muntu yaba ari umuntu w'umugome n'antisosho yaba ari umuntu mubi cyane aho kugira ngo akore ahubwo forumire zituma abantu babasha kubaho no gutera imbere agakora ahubwo forumire zituma abantu barwara virusi uwo muntu yaba ari umuntu mubi yaba ari umuntu udashobotse yaba ari umuntu uzabibazwa n'ubutabera bwo ku isi ndetse natwe twemera imana tukavuga tuti n'imana izabimubaza izamucira urubanza njya nkunda gusoma muri comments kuri bino biganiro dukora nibijya binaba ngombwa nyine dusubiza baba bagiye bagira ibyo bandika wenda babaza cyangwa se batanga ibitekerezo tugira icyo tubivugaho kuko aba ari byiza cyane hari umuntu wigeze kuvuga ati ibingibi biraza bikarangira ati hari n'ibihugu byanze kwiteza urukingo rwa COVID-19 ariko COVID yarangiriye rimwe yaba ku bihugu byarwiteje n'ibihugu bitarwiteje ubivugaho iki icyo nabivugaho hari ibihugu byanegitinze urukingo harimo Tanzania Uburundi za Haiti za Madagascar n'ibindi nk'ibyo ngibyo ego urakoze urugero utanze ni urugero rwiza urebye ko muri Tanzania wenda niho navuga niho nzijaho ibyo Burundi byo ntacyo nabivugaho kuko nabo bafite uburyo wenda icyorezo bakirwanyije ariko muri Tanzania bivugwa ko icyorezo nyine cyari gihari nabo ntabwo babihakana ariko bo icyo bakoze babaye nk'abigumuye kuri politiki za OMS ngira ngo igihugu cya Tanzania nicyo gihugu cyonyine cyansekeje mu bihugu byose byo ku isi abandi bo bajyaga batanga imibare abantu banduye bashyashya abakize Tanzania bugeze gukora ku bwa perezida John Pombe Magufuli nyakwigendera ntabwo yigeze akora ahubwo wasaga abantu banduye yari nka miliyoni bakavuga bati nta n'umuntu ugeze wandura kuko nyine nta mibare yatangaga ahubwo icyo navuga cyo ni uko cyumvikana ku bijyanye n'indwara ya covid yari ihari na Tanzania barayirwaye hari benshi yapfuye hari benshi bivuga ko bagiye gushyingura mu buryo bw'ibanga nyine bitewe na politiki y'igihugu kuko ntabwo bashakaga ko abaturage bakuka umutima bivugwa ko hari abantu benshi bagiye gushyingura rwose mu marimbi yabo bakabikora mu buryo bw'ibanga y'ababikora nijoro babikora bihishe izo buryo babikoragamo ariko byarabaye abantu barapfuye ariko mu gupfa icyo leta yaho yahisemo ni ukugira ngo abantu badakuka umutima bakomeze akazi kabo bakomeze business kuko babonaga ko inyungu bafite mu kuba abantu bakomeza gukora business ariyo nyinshi kurusha uko abantu barwara icyo cyorezo so ku yindi factor ivuga ko Tanzania wenda yabikoze yahisemo ubwo buryo ni uko buriya politiki ya John Pombe Magufuli yari igamije gukritika abo muri ingirazuba bw'isi mu bintu nk'ibi ngibi biri scientifique kuko buriya John Pombe Magufuli yari umuhanga mu bya siyanse yari umunyamibare ku rwego rwo hejuru yari umushimisite rwego ibintu byose yari abizi akamenya ko rero indwara nk'iyi ngiyi hari uburyo bwo kuyirinda kuko buriya buri gihugu cyose gifite politiki gihitamo bo bahisemo
kurinda abanyagihugu babo barwanya ko iyi ndwara yakomeza gukwirakwira ariko ubucuruzi bugakomeza, kuko barabikoze pe n'abantu batwumva babyemere cyangwa se bakora ubushakashatsi, kuko covid yari ihari yarabaye, ahubwo wenda mezire zo kuzirinda mezire zo kwirinda iki cyorezo nizo zitandukanye, kandi buri gihugu cyose kiba gifite uburyo kiburamo abantu bacyo, kuko nka Tanzania urebye wenda ariho turi nuko bo bahisemo nyine gukora business kurusha uko bahitamo kugumisha abantu mu rugo, kuko babona ko nibo bakura amafaranga ndetse n'ubuzima bugakomeza, hanyuma bagashyira izindi mbaraga mu kurwanya iki cyorezo. Ariko kuba abantu barapfuye ibyo nabo babihakana, ariko nanone wagaruka kuri ikibazo n'ubundi ikibazo kiracyari cya kindi kuri politiki, ikibazo cyane kanongera mu kimbaze, ariko kandi kuri politiki ya John Pombe Magufuli nuko covid nyine yarangiye ku isi yose niba birarangira, ariko ntabwo bivuze ko yarangiye. Erega nubwo covid hano bakirwara, ahubwo bitewe n'uburyo abantu bayirinda n'uburyo nyine abantu babishyize ku rundi rwego babikabirije. Okay, ntabwo navuga ngo gukabiriza wenda banyumve neza, ariko hari imizire ziba ziremereye cyane, uburyo nyine imyanzuro ibiremereye ku buryo rimwe na rimwe wanayibaza ukavuga se ubundi nta bundi buryo bagakoresha iyi ndwara ngo bayirinde. Ibyo ngibyo nkaba nemeranya na Tanzania kuba barakoze iyo critical thinking cyangwa se iyo analyse, bakavuga bati se nta bundi buryo abantu bayirinda tudafashe imyanzuro iremereye. Reka ko aricyo kintu wenda nemeranya nabo, naho kuba icyorezo cyagiye aricyo cyari gihari, niyo ngo aricyo rugiye kumbaza. Nagiye kubaza nti ubundi ikibazo kirakomeza ari cya kindi, nibyo n'ubundi wemera ko ubuzima bwakomeje nubwo babaye nk'abirevoluta kuri ibyo ngibyo n'imyumvire yari imaze kuba rusange cyangwa yari imaze kuba gikwira, ariko ubuzima bwarakomeje. N'ubu ngubu ntabwo twavuga ko Tanzania yari yugarijwe na covid-19 nubwo ibindi bihugu byose yarangiye. Nakwibaza rero aho ngaho se wenda twavuga ko nyuma y'uko Pombe Magufuli apfuye muri 2021 Samia Suluhu wenda yaba yaraje agashyira mu bikorwa ibyo OMS yasabaga n'ibindi byose, wenda bikaba bivugwa ko twavuga ko ari byo byatumye covid-19 irwanywa, Tanzania ikajya ku murongo nk'uw'ibindi bihugu. Yego, urakoze cyane bwana Jean de Dieu, nuko ibyo uvuga byo birumvikana, ariko icyo nakubwira cyo nuko ntabwo covid yarangiye, iracyahari nano abantu baracyayirwara. Icyo cyo nakubwiraga ni ahubwo mizire zo kuyirinda no kuyirwanya nizo akenshi na kenshi hari ibihugu bimwe na bimwe byabyoroshyaga, ibindi bikabikomeza, nyine bagafata mizire ziremereye kugira ngo icyorezo kiri gukomeza kwirakwira. Ariko nanone wareba wenda nko ku ruhande rwa Tanzania, ni igihugu kinini, urebye no ku ikarita uraza kuvuga ko ukuntu kingana, ndetse n'imiterere yabo yo itandukanye n'ibindi bihugu nk'ibi bito by'u Rwanda, kuko mezire Tanzania yafatanaga ariyo mezire u Rwanda rwafata. Iyo ngicyo cyo nakubwiye ko iterwa na politiki y'igihugu ndetse n'abayobozi bari mu butegetsi, bitewe no kugira ngo bagire icyo bafasha igihugu buri gihugu runaka. So icyo rero uvuga ngo kuba icyorezo ngo kintu cyarangiye ngo bikarangirira rimwe, ntabwo mpamya ko kurangira kw'icyorezo bifite aho bihurira n'uko kiba cyacitse mu gihugu, ahubwo nyine kampanye icyo bita ubukangurambaga buba buri gukorwa nibwo burangira, ariko icyorezo cyo ntabwo gishobora kurangira. Wenda ikindi wari uvuze cyo ni uko wenda turebye muri rusange ukareba uburyo izi ndwara zigenda zivuka n'uburyo zizongera zigacika, aho ngaho niho umuntu yakwibaza akaba yatekereza ati se kuki iyi ndwara y'amabaga yaje mu Rwanda rwa mbere hageze mu mateka, ubwa mbere u Rwanda ruri kuvugwamo iyi ndwara mu myaka yabayeho kuva kera, kuva muri 1960 n'ubwa mbere virusi igeze mu Rwanda. Ariko muri Tanzania iyi virusi yarahageze umwaka ushize, yari ihari. Wareba muri Uganda iyo yarabazunze, muri Uganda iyi virusi ikunze kuhaba cyane, ikaza kongera ikagenda. Wajya mu basanga iyi ndwara yarabazunze, muri Ghana ho abayanduye bose ari nkaho bapfuye. Wakwizera no muri Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu barakubititse kuva ngira ngo na virusi nimwe yari yabaho yereke kujya
gusubira muri Kongo bitewe n'iki bitewe n'impamvu zitandukanye niba navuga ko igihugu cya Kongo ari igihugu gifite ibyago byinshi mu byago by'ibyorezo cyane uko gifite amashyamba menshi nabyo birashoboka kuko bizi za Ebola zagiye zituruka mu mashyamba ya Kongo na za mpox na za monkeypox urumva Kongo ko bafite amashyamba menshi bakunda n'inyama muri kamere yabo kandi izi ndwara kenshi ziza ziturutse ku nyamaswa ziza mu bantu buriya hari n'ibindi bivirusi tutarabasha gusobanukirwa bituruka mu bantu buriya Kongo bari inyama zose z'ubwoko bwose ubwo rero nabyo byaba ari factor yindi ituma izi ndwara zikomeza kugira naho kuba ibyo bintu byabaho rwose zuko virusi ishobora kuza ikongera igacika intege icyo nabyise kampanye cyangwa se awareness campaign abagamije nyine kugira ngo abantu birinde abantu bamenye ko icyo cyorezo gihari naho ntabwo mvuga ko virusi iba yarangiye iba igihari yego ngira ngo nibyo bwana Jean Dodier ahubwo nagushimira cyane urakoze cyane Placide ubwo n'abandi bose bari baduteze amatwi banadukurikiye hano kuri PN4 Africa bakomeze bagubwe neza ibiganiro kuri PN4 nakagaruka kandi birahari byinshi wowe ukomeze ukurikire uko tugenda tubishyiraho